When dangerous storms approach, most people flee. ubusanzwe inkuba n'imirabyo ni ibintu bikunze kuza mu gihe cy'imvura, kandi nabwo iyo byabaye byinshi barabivuga kugira ngo abaturage baho biri buze kuza kubera baze kubasha kwirinda hakiri kare. Ariko mu gihugu cya Venezuela hari agace kadasanzwe gahoramo inkuba n'imirabyo bitajya birangira, aho abaturage baho bumiwe, abakerarugendo nabo bagatungurwa n'ibintu bibera muri kano gace, ku buryo buri wese abavuga ati ntabwo bishoboka. Aka gace rero kitwa The Never Ending of Storm of Catatumbo, akaba ari nako tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro. Turi buze no kurebera hamwe icyo abahanga babivugaho ibi bintu. Ikaze rero muri kino kiganiro, reka twerekeze mu gihugu cya Venezuela muri kano gace kitwa The Never Ending Storm of Catatumbo, turebe byinshi bidasanzwe kuri kano gace kihariye. Ukaba ugiye kubana nanjye rero Eddie Kelode. Aka gace kitwa The Never Ending Storm of Catatumbo nk'uko nari maze kubivuga. Ni agace kamenyerewe inkuba n'imirabyo ku buryo nyine byibuze iminsi 300 mu mwaka ahangaha bakubise inkuba n'imirabyo bitagira ingano, bivuze ngo buri munsi ahangaha inkuba ziba ziri gukubita muri kino kirere. Aka gace gaherereye muri leta y'Izuriya mu gace ka Venezuela, aho abaturage bo muri ino leta bafata hano hantu nk'ahantu hadasanzwe kandi hihariye. Ni ukuvuga ngo uko bigenda ntibisanzwe yuko buri gihe iyo zino nkuba zigiye gukubita habanza kuza ibihu by'umukara byijimye cyane, hanyuma nyuma gahita haza imirabyo n'inkuba zigakubita bidasanzwe. Mu munota umwe gusa babazwe imirabyo irenga 200. Abaturage batuye ngaha bavuga yuko mu gihe cy'iyi mirabyo ngahantu habasa nko ku manywa nyine niyo yaba nijoro, ku buryo umuntu ashobora gusoma igitangazamakuru akagana n'inshuti kandi yabona rwose nk'ari ku manywa abikesha iyo mirabyo. Abaturage bo muri kano gace abenshi bahora biteze yuko inshuro zirenga 80% mu mwaka aka gace kagaragaramo inkuba n'imirabyo bidasanzwe. Guhera mu kwa kane kugeza mu kwezi kwa 12 k'umwaka nibwo ibi ngibi bitangira cyane cyane ku rwego rwo hejuru. Iminsi byibuze 300 y'umwaka ibi ngibi byose biba bidahagarara. Mu isesengura ryakozwe na sosiyete y'Abanyamerika ku bijyanye n'ikirere, abangaba bafatanyije na NASA batangaje ko kano gace ariko gace gafatwa nk'umurwa mukuru w'imirabyo ku isi. Banatangaje yuko ariho hantu hahora ibintu bidasanzwe bimeze nk'aho bifite aho bihuriye n'inkuba n'imirabyo kandi byinshi kurenza ahandi hose ku isi. When dangerous storms approach, most people flee. That is real time, constant flickering of lightning. Aaron Hayton ukora mu nkambi y'abakunda gusura kano gace, uyu nguyu yavuze yuko mu myaka 8 amaze akora muri kano gace yasanze abantu batagitungurwa no kubona bino bintu, kuko uyu nguyu aravuga ati ko umuntu yaza akabona imirabyo n'inkuba zikubita ntabwo apfa kwiyumvisha ko ari ibintu bisanzwe. Hayton rero yagize ati iyo abantu bashaka inkuba n'imirabyo byinshi cyangwa se ndabashaka kureba kano gace nyire, bibasaba yuko baza bakagera no ngaho ku musozi. Ati gusa iyo wageze hano muri kano gace aho wakifuza kugera hose birakunda kandi byoroshye, ubasha kubona imirabyo rwose ku rwego rwo hejuru ushakaho, bahasura ku bwinshi. Uyu nguyu yavuga yuko umuyaga n'imirabyo ivanze n'inkuba bidasanzwe bikunze kuhaza cyane cyane mu kwezi kwa 9 n'ukwa 11, ku buryo muri ayo mezi abiri ibintu bese ibi muri kano gace byabaye ibindi. Muri kano kanya ushobora kuba urimo kwibaza ngo ese muri kano gace ntabwo abantu bajya bicwa no gukubitwa n'inkuba, bajya bakubitwa n'inkuba? Iki kibazo nanjye ndakibajije, ariko reka nyigusubize. Ni ibisanzwe yuko mu bantu benshi cyane iyo bakubiswe n'inkuba bahita bapfa, gusa igitangaza nuko hari n'abadapfa nyine, kuko ugasanga agire nk'abantu barokotse inkuba yabakubise aho ngaho cyangwa se kanamukubita. Gusa kenshi iyo inkuba igukubise n'upfe ushobora guhura n'ibibazo bijyanye n'ubwonko. Hano muri kano gace ka Catatumbo abantu bagera kuri 60 buri mwaka barapfa bazize inkuba n'imirabyo. Abandi benshi bo bakunze gupfa bakanakomereka ku rwego rwo hejuru cyane bitewe n'izi nkuba nyine. Nk'uko Hayton yabivuze, abantu benshi cyane bakunze kuva muri kano gace mu gihe cy'izi nkuba n'imirabyo, kuko biba bitekerezwa yuko inkuba zibakubise byarenze urugero abantu bagapfa ari benshi cyane. Ariko muri kano gace nk'uko hagaragara umugezi, abatuye hafi y'umugezi akenshi bakunze gupfa bazize zino nkuba, babegereye umugezi urimo ahangaha uyu uri muri kano gace nyine. N'ahantu hahora bimeze nk'aho bwije, inkuba zaho ntabwo zisanzwe nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe inyanja n'ikirere kibivuga. Ubundi amahirwe cyangwa se ibyago byo gukubitwa n'inkuba mu buzima bwa buri muntu wese ni rimwe gusa mu byago 12,000. Ni ukuvuga ngo Hayton we yavuze yuko ku ruhande rwo muri kano gace ibyago ngo bibe biri hejuru cyane yo kuba wapfa wishwe n'inkuba, kuko umwe muri batatu baba bafite ibyago byo kwasiga ubuzima.
na buryo na bumwe bwizewe bwo kuba wakwirinda gukubitwa n'inkuba, aho abahanga bavuga yuko ari ikintu batangiye kwigaho cyane ndetse ngo barimo baraniga ku miterere y'aka gace ku buryo bitazateza ibibazo bikomeye cyane mu gihe kiri imbere. Ni iki gitera izi nkuba n'iyi mirabyo gukubita muri kano gace? Mu binyejana ibi ngibi bimaze biba bijya bimara amasaha 10 ku munsi izi nkuba ziri gukubita mu mwaka. Ibi bintu biratungurana cyane kuko biba igihe kinini cyane. Abahanga bemeza yuko zino nkuba n'imirabyo bikubitira mu birometero 3 hejuru y'ubutaka. Hanyuma rero ibi bikaba biterwa n'umwuka ubushyushye cyane, umwuka ngo uhura n'ukonje, hanyuma byahurira hagati bigahita bikora imirabyo n'inkuba, ibintu bikubita biri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'andi hose. Ibyo ngibyo rero ngo nibyo bitera ibigaragarira amaso y'abantu ahaga. Abahanga mu miterere y'isi rero nabo bavuze yuko gaze igaragara muri kimwe mu biyaga byo muri kano gace nayo itanga umusanzu munini cyane mu gutuma zino nkuba n'imirabyo bigorana ko byashira. Ikindi bamenye nuko ibi bintu bimaze imyaka irenga 100 biba, ku buryo nta n'icyizere na gito cy'uko umunsi umwe muri kano gace hazaza umutuzo maze abaturage baho bakongera kubaho nk'ibisanzwe. Wowe wari unkurikiye kano kanya, ese kano gace wari ukazi cyangwa n'ubwa mbere ukumvije? Ese uri gutekereza yuko ibyaha ari ibintu bisanzwe cyangwa wowe uzanze ko ari ibintu bikomeye cyane? Ese niyo handi uzi wadusangiza cyangwa niyo handi wifuza yuko twakubwira? Turaza kwishimira kubona igitekerezo cyawe, ari nako nkwibutsa gukanda subscribe, nkwibutsa kumfollowinga kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi biganiro. Hanyuma rero cyari twaga Eddie Kelody gukora atagiye kugira mukomeze kugira ibihe byiza. When dangerous storms approach, most people flee. That is real time, constant flickering of lightning. This is Started to search for pictures and found that you basically have one chance to get the picture you want. Jonas has been captured by something very similar. I've never seen so much lightning activity. And CG's like crazy.